Uye Perezida wa Repubulika Paul Kagame asanga ubuzima bw'abantu bicwa n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge biri kuvanwa ku isoko ry'u Rwanda bukwiye kuza imbere y'inyungu z'abenga ibyo binyobwa. Ibi umukuru w'igihugu abigarutseho kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Tito Dusabirema arakomeza. Mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu uyu mwaka wa 2026 mu karere ka Rwamagana abaturage batatu bo mu kagari ka Nyarubuye mu murenge wa Fumbwe bishwe no kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge. Uru ni urugero rumwe mu zindi nyinshi aho inzego z'ubuzima zatangaje ko mu mezi 7 y'umwaka wa 2026 abantu barenga 50 bishwe n'izo nzoga. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko byaba izo nzoga zikorerwa mu Rwanda n'izituruka hanze zose zari zimaze kwica umubare munini w'abaturage. Tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwara ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa bituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Bituruka hanze bizanwa bituje ubuziranenge bikica abantu. Ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Umukuru w'igihugu kandi yaburiye abakigaragara mu bikorwa bifite aho bihuriye n'icuruzwa ry'inzoga zakuwe ku isoko ko batazihanganirwa, ndetse n'abayobozi bafite mu nshingano kugenzura ubuziranenge bw'ibyo binyobwa bateshutse ku nshingano bakazazibazwa. Kuri iyo ntambara rero abanyumva cyangwa n'ababirimo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine. Baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye. Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba iby'ubuziranenge, uvuga bakurikiranwa, babazwa ibyo babazwa, nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruherutse gutangaza ko kuva tariki 20 z'ukwezi gushize kwa karindwi hamaze gufatwa abantu 104 bakekwaho ibyaha bifitanye isano n'ikorwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge, mu gihe dosiye 97 zimaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Imanza z'abamwe zikaba zaratangiye kuburanishwa. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru kandi, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikwiye gukemurwa giherewe mu mizi aho gukomeza kucyegeka ku Rwanda. Adams Kwizera arakomeza. Muri icyo kiganiro, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yongeye kugaruka ku kibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka n'imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi ngingo, Perezida Kagame yagaragaje ko imvano y'iki kibazo n'uburyo cyakemuka byose bizwi ko ahubwo ari ababyirengagiza nkana bagamije kubyigika ku Rwanda. The facts are there, they are clear. The origin of the problem is known. Ukuri kurahari kandi kurasobanutse. Inkomoko y'ikibazo irazwi. Uko gifatwa ndetse n'uko kirengagizwa mu myaka myinshi ishize nabyo birazwi. Abagifitemo uruhare
nabo barazwi. Rero nk'uko wavugaga amasezerano ya Washington aya ni aya vuba, kuko mbere yayo mu myaka myinshi ishize ingufu zashyizwemo, ibiganiro ndetse n'amajwi ajyanye n'uko cyakemurwa nabyo byari byinshi, ariko nyine ikibazo kiracyahari. Bamwe baba bashaka no kugihindurira intero bakavuga ko ikibazo ari u Rwanda, bivuze ko iyo hataba hari u Rwanda cyangwa hari uburyo bwo gufata iki gihugu kigashyirwa mu kirwa nko mu nyanja ya Pasifika cyangwa iy'Abahinde, ko wenda igisubizo cyaboneka. Maybe a solution, that's what they imply here, maybe a solution would be found. Umukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko uburyo ibihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga ufatamo iki kibazo bidatanga umusanzu na muke wo kugikemura bahereye mu mizi yacyo. There are many parties to this program. One is Congo, the other is the international community that has really messed up this. Hari impande nyinshi muri iki kibazo. Kwa mbere ni Congo, urundi ni umuryango mpuzamahanga wananiwe kuva rugikubita nk'uko tubizi, hakaba u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo muri aka karere. Izo mpande zose zifite uburyo zagize uruhare muri iki kibazo ndetse n'uburyo zatanga umusanzu mu kugikemura, ariko uburyo gifatwamo bisa nk'aho uburyo butari muri gahunda, ari nayo mpamvu ikibazo gikomeje kubaho, kuko nta n'umwe ugikemura agihereye mu mizi. Sinigeze numva uwo ari we wese ushaka kugikemura yitaye ahanini ku kugihera mu mizi. That focuses and tries to address the root cause. Perezida Kagame kandi yanenze abihutira gufatira u Rwanda ibihano birengagije uruhare rw'imitwe irimo FDLR ndetse n'indi mitwe bafatanyije mu guhungabanya umutekano w'aka karere. So no root cause addressed, then immediately there are sanctions. Usanga ikibazo kidakemurwa gihereye mu mizi, ahubwo hakaza ibihano. Birumvikana rwose ko ibihano biza byiyongera ku bibazo byinshi bihari, ariko ntibijya bigira icyo bitanga mu gukemura ikibazo. Kandi niyo urebye uburyo bitangwamo, usanga aho guhana umutwe wa FDLR cyangwa aho bakorana n'abashyigikira bahana abayirwanya. Sinjya numva neza iyo mitekerereze. They sanction those who fight them. I mean, I don't understand the logic. Umukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko ubufatanye bw'uyu mutwe na leta ya Kongo atari inkuru mbarirano, cyane ko benshi muri aba barwanyi b'uyu mutwe bataha babyivugira ubwabo. Perezida Kagame kandi yavuze ko uruhare rwa FDLR rutakabaye rupimirwa gusa ku mubare n'ingano y'abarwanyi b'uyu mutwe bagenda biyongera umunsi ku wundi, ari nako bakomeza gufatanya na leta ya Kongo. Adams Kwizera, Radio Rwanda, i Kigali. Indi ngingo yagarutswe muri iki kiganiro kandi ni ikibazo cy'ibikorwa remezo by'amazi n'amashanyarazi bikiri bikeya ndetse bigakunda no kubura. Aha umukuru w'igihugu yavuze ko azakomeza gukorwa ibishoboka byose kugira ngo haboneke ibihagije. Patience Ishimwe mu nkuru irambuye. Abaturage hirya no hino mu gihugu bagaragaza ko nubwo hari intambwe ikomeye yatewe mu kwegerezwa amazi n'amashanyarazi, basaba ko ibi bikorwa remezo bakenera kenshi byakongerwa. Amatara arimo nyine agira ikibazo, twayahabakira bakatubwira ko yapfuye kubera icyo kibazo cy'uko umuriro wari wamaze umwanya wagiye. Bukunda kugenda cyane nyine, iyo umuriro wagiye mukiriya ashobora kuza agategereza akabona ntabwo biri gukunda, nyine umuriro watinze akaba aragiye, amafaranga tukaba turayahombye. Mu gitondo iyo ugiye bari mu gitondo amazi ari tuyabona saa 3 akaba aragiye. Basabe ko batwongerera amazi tukayabona igihe cyose, uburyo umuntu yakeneye yajya yabonera hafi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko ubushobozi buhari buzakomeza gukoreshwa uko bikwiye mu gukemura ibibazo nk'ibi. Iyo twifuza gukora byo murabizi ni byinshi, ariko amikoro ahari ntabwo angana nabyo. Dushaka ko amikoro yiyongera kugira ngo twongere mu bikorwa ari iby'amazi ari iby'amashanyarazi, biriya bindi bavugaga bimwe si amikoro yandi akenewe y'igitangaza, usibye gukoresha noneho ibyo dufite. Management y'ibintu, hari n'amazi nyine y'imvura agira akahitana ibintu rimwe na rimwe. Hari ubwo hari ibishobora gukorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa na leta bafatanyije, cyane cyane biri mu bushobozi bwacu kugira ngo bibe byakora, ariko rimwe na rimwe ntibikorwe nk'uko bikwiriye.
ibyo ni ibintu bihoraho. Ni ukureba rero ko leta yongera ingufu, yongera ubushobozi, ariko yongera no gukurikirana kureba ko ntabwo twahora dufite impamvu ituma tudakora n'ibyo dufitiye ubushobozi, kandi ni byinshi ibyo dufitiye ubushobozi ariko bidakorwa. Urumva ko bigomba kuba bituruka mu bantu, mu nzego, ariko icyo gihe rero hagomba gukurikiranwa nibura kugira ngo ibishoboka ibyo dufitiye ubushobozi bikorwe, ibyo tudafitiye ubushobozi bushakwe nabwo bishoboye kwihuta n'icyo cyifuzo. Kugeza ubu imibare mu mpera z'umwaka ushize ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi igaragaza ko 45.4% bagerwaho n'amashanyarazi, bivugiye kuri 64.53% mu myaka 5 yabanje. Ni mu gihe ubushakashatsi bwa 7 ku mibereho y'abaturage bwatangajwe umwaka ushize bwo bugaragaza ko 87% by'abaturage bagerwaho n'amazi meza. Dukomeje n'andi makuru. Kuri uyu wa kabiri u Rwanda rurakira inama yigira hamwe ku myumvire idindiza umugabane wa Afurika hakumirwa hakimakazwa yishyira imbere inyungu z'uyu mugabane. Ni inama yiswe Africa Mindset Reset Forum yitabiriwe n'abiganjemo urubyiruko ndetse n'inararibonye mu miyoborere mu nzego zinyuranye mu bihugu by'uyu mugabane. Kwizera Bosco mu nkuru irambuye. Ku bazitabiriye inama nyafurika y'ihuriro bise Africa Mindset Reset Forum 2026 bifuza kubona ibihugu byose byo kuri uyu mugabane ari nyabagendwa kuri buri munyafurika kandi byose abyisangamo. Donc il faudrait que chacun sorte un peu, bityo buri wese akwiye kuva gato mu byo amenyereye no mu myumvire ye isanzwe kugira ngo tubashe guhurira hagati, twegerane kandi turusheho kwegera uko kuri. Nizera rwose ko iri huriro rizaba intangiriro idufasha gushaka ibisubizo byadufasha guhangana n'ibibazo Afurika ihura nabyo muri iki gihe. Nizeye ko muri iri huriro hazavamo ibyifuzo n'ingamba zifatika bizadufasha kwihuta tukajya mu bikorwa kugira ngo tugere ku ntego twihaye. arriver à cet objectif. Afrika muri rusange mbona ni continent iri gutera imbere bitewe n'ibihugu bigiye birimo, cyane cyane ku ba Gen Z, whether bakora content creation, influencers, basigaye bari muri diverse mu bigiye bitandukanye. Aho navuga wenda ku ntege nke nuko hari nk'aho twilimita twumva ko ibintu bimwe runaka tutabigeraho, ariko wenda tweliminating iyo challenge tukabona ko hari ibintu byinshi dushobora kugeraho byadufasha. Cross-border interoperability. Nyine ubufatanye n'imikoranire yambukiranya imipaka tugomba gutuma urujya n'uruza hagati y'ibihugu ruba rworoshye kandi rutagira imbogamizi. Sibyo ntidukwiye gukumirana nk'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kuko twese turi Afurika imwe. Nk'uko u Rwanda rwabigenje, umuntu ashobora kwinjira i Kigali afite gusa pasiporo cyangwa gana kadi akinjira mu gihugu. Ntekereza ko ari intambwe nziza. Niba dushaka guhindura imitekerereze ya Afurika, ntidukwiye kwishyiraho imbogamizi. Tugomba gucuruzanya hagati yacu, korohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa no kurushaho gukorana. Niyo mpamvu nizera ko ari igihugu kimwe, niyo mpamvu nizera ko ari byo buri gihugu ku giti cyacyo ndetse na Afurika muri rusange bikwiye gukora. Umuyobozi w'ishuri nyafurika ry'imiyoborere Africa School of Governance Gatare Francis avuga ko muri inama bazanaganira ku mishinga myinshi yemejwe ku rwego rw'umugabane wose, nyamara ishyirwa mu bikorwa ryayo rigenda bigura intege. Ikindi cya kabiri ni uguteza imbere imishinga imwe n'imwe muri Afurika yatangijwe ikeneye gushyirwamo imbaraga pe, ariko kubera ya myumvire itari myiza ikaba itarimo guhabwa ubushobozi. Igitandukanye rero n'izindi nama ni uko iyi nama izareba gusuzuma imyumvire y'abayobozi ariko iganisha no guteza imbere imishinga nk'iyo ngiyo igomba guhuza amasoko ya Afurika no kugira ngo umugabane wa Afurika ushobore gukora neza nk'isoko rimwe n'abanyafurika bashobore guhahirana nk'abantu bamwe. Inararibonye mu by'imiyoborere Ladislas Njyanayimana asanga urubyiruko rwiganje mu bazitabiriye inama rufite imbaraga zafasha uyu mugabane kwihuta mu iterambere. Icyambere ni uko isi ya none iyobowe cyane n'ibintu by'ikoranabuhanga, kandi urubyiruko nirwo rurimo kuzenguruka cyane, nibo bafite ubushobozi bwo guhanga ibishya mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imyitwarire no mu buryo bw'imikorere. Urubyiruko ni izingiro muri ibyo ngibyo. Icya kabiri ni uko iyo ugiye kureba uburyo ubucuruzi bwa none ntibisaba yuko nujya kuva hano ukajya kugura ibintu muri Afurika y'Uburengerazuba cyangwa Afurika y'Amajyepfo. Hari ubwo udakeneye gufata indege kugira ngo ujyeyo,
ariko ushobora gukoresha ikoranabuhanga ugatumiza ibintu bikakugeraho ahangaha. Urubyiruko imbaraga mbona zikomeye zihari ni uko iyi si izi mpinduka tuvuga ziraza mu ikoranabuhanga. Icya kabiri, urubyiruko nibo benshi mu baturage ba Afurika muri iki gihe ku buryo bashobora kugira impinduka basunika zigashoboka. Ubwo yajyanaga ikiganiro n'abanyamakuru, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutse ku myumvire idahwitse ya bamwe mu banyafurika bigira abandi b'indeba. Mu myaka myinshi ishize twagiraga abantu harimo n'abari mu kigero nk'icyanyu mwega muri hano batakoraga byinshi ku byo bari bafitiye ubushobozi bwo gukora, kubera gusa ko batekerezaga ko ari inshingano z'undi muntu. Kirushijeho kuba kibi, hari abatekerezaga ko hari umuntu uzaturuka hanze y'imipaka yacu akaza kubafasha cyangwa se akaza kubibutsa ibyo bagomba gukora. Wasangaga hari abayobozi rwose bafite intege nke cyane ku buryo bashimagizaga cyangwa bagahimbaza abandi kubera ibyo nabo ubwabo bari bafitiye ubushobozi bwo gukora. Ariko icyo ni ikibazo gikomeye cy'imitekerereze. N'iyo uburyo n'ubushobozi bwo gukora ibintu byose bwaba buhari, ugakomeza gutegereza ko hari undi muntu uza kukwibutsa ibyo ugomba gukora cyangwa akakuyobora, ndetse ukagera n'aho wumva ko ugomba kubazwa inshingano n'undi muntu ku bijyanye n'ibikorwa byawe bwite, mu by'ukuri ibyo ni ibintu biteye isoni. Inama ku guhindura imyumvire ya Africa Mindset Reset Forum 2026 izamara iminsi 2, yitabiriwe n'abasaga 1,500 n'abandi 7,000 bazayikurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Izitabirwa n'urubyiruko ruri munsi y'imyaka 35 ndetse n'inaribonye mu by'ubuyobozi bw'uyu mugabane bari mu nzego zitandukanye hirya no hino muri Afurika. Yandi makuru, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare iravuga ko mu bufasha iha abamugariye ku rugamba agiye kwiyongeraho no gufasha abo mu miryango yabo kwishyurirwa ubwisungane mu kwivuza. Reka tubibaze kugira isa. Mu mudugudu wa Rusheshe i Masaka mu karere ka Kicukiro ni hamwe mu hatujwe imiryango y'abahoze ari abasirikare basubijwe mu buzima busanzwe. Bashima ubufasha bakomeje guhabwa na Leta y'u Rwanda. Nahageze 2015 urumva maze imyaka 11. Rero mamaze igihe imyaka 11 yongeye kuba ndi mu bukode, nta bushobozi nari kugira. Yanyitayeho reba ukuntu ukomeze. Icya mbere impa rasi y'intunga, ibyo nakwita wenda mu Cyongereza monthly ration allowance. Byinshi bagiye baduha, hari n'udufasha baduha, nabo rero buradufasha ariko si cyane kuko dufite n'imiryango. Abagize imiryango yabo bavuga ko kuba bahabwa ubufasha bonyine burimo n'ubwisungane mu kwivuza, imiryango yabo igizwe n'abana babo n'abagore ntibubagereho bikiri imbogamizi. Abana wapi ntibabavuza, ntibabitaho ngo bige. Urumva ni ikibazo, natwe bakaduha akazi kugira ngo kuko twebwe tubyitaho cyane. 2008 nibwo twashakanye, yitaba Imana 2015. Nasigaranye abana 4. Iyo umutware ubundi yo komisiyo hari amafaranga cyangwa se inkunga igenera abamugariye ku rugamba, ariko iyo umutware yitabye Imana ya nkunga irahagarara, igasigara yuko umudamu yishakaho nyine uburyo agomba gutunga abo bana. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, Nyirahabineza Valerie, avuga ko ubufasha batanga kuri iyi miryango bugiye kongerwa bukagera no ku bagize imiryango yabo. Ikigo cyacu gisamikiye kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Natwe ubwacu twahawe n'uwo mukoro wo kuvuga ngo ese ni gute twahuza abagenerwabikorwa n'imiryango yabo kuri opportunities cyangwa se amahirwe ari mu Rwanda. Niba ushaka guha ubushobozi wamugariye ku rugamba, udashoboye no kugira wenda icyo akora kubera akazi keza yakoze yavanyemo ubumuga, wafasha umuryango we. Niyo mpamvu rero tugomba kubikora, na cyane ko iyo utabikoze ukishyurira uwamugariye ku rugamba gusa, ajya kwa muganga yarwaye bakavuga bati no, umuryango wawe ntabwo wishyuriye. Niyo mpamvu ugomba kwishyura 100%. Nibyo rero tugiye gukora. Bimwe twatangiye kubikora n'ubundi twajyaga tubikora buke buke, ariko noneho ubu ngubu turi kuzanamo inzego nyinshi ku buryo turi gufashanya. Nk'ubu ngubu ntabwo natinya kubivuga, hari abantu batwemereye amafaranga ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi,
bakaba bagiye gufatanya n'inzego z'ibanze gushaka wenda nk'ubutaka, bakaba batwemereye imbuto, amafumbire. Abahoze ari abasirikare basubijwe mu buzima busanzwe, ubu batujwe mu midugudu itandukanye yubatswe hirya no hino mu gihugu. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare ivuga ko ibafasha hashingiwe ku rwego rw'ubumuga bafite, kuko abenshi bamugariye ku rugamba. Kwigira Isa, i Kigali. Naho inzobere mu buzima bwo mu mutwe zirashishikariza imiryango kudatererana abantu bagaragaza ibimenyetso byo kuba barabaswe n'inzoga, ahubwo bakabafasha gushaka ubuvuzi. Zivuga ko ubusinzi ngo bushobora kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, mu gihe imibare igaragaza ko abagera kuri 5% gusa aribo babasha kugana serivisi z'ubuvuzi zijyanye n'ibyo bibazo. Zakari Niyigena mu nkuru irambuye. Ngendahawe Japhet wo mu murenge wa Rwimbogo mu karere ka Rusizi, n'umwe mu bagizweho ingaruka zikomeye n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Kumara igihe abinywa byatumye afungwa imyaka 2, atandukana n'uwahoze ari umugore we, ndetse abana be babura ubushobozi bwo gukomeza amashuri. Nyuma yo gufungurwa yahise afata umwanzuro wo kubireka, avuga ko kuva icyo gihe ubuzima bwe bwahindutse. Akaba n'igihe mukubita bamusohora mu nzu n'abana ngakubita, ubwo byamaze kugenda gutyo n'abandi ku muhanda, n'umuntu wese dutonganye mu kabari nabaga nanyoye ibyuma. Umugore tuza gutandukana, tukimara gutandukana nawe ubwo n'abana ndibize kubera icyo kibazo cyari kibayeho nyine cy'ibiyobyabwenge. Nagumyemo kubera nemeye icyaha, nsaba imbabazi, bampa imyaka 2 yo kumpugura gusa. Nagomba gukatirwa nk'icumi n'ibintu byambayeho kubera ibyo ngibyo by'inzoga. Kugera n'ubu hano mbagaze muri bara njyamo ngafata amazi cyangwa ngafata nerije cyangwa fanda, kuva mfungurwa imyaka ibaye 9. Ndihirira abana 2 amashuri bararangiza, ubu bari ni Kigali, ndetse umwe yabaye umupolisi. Inzoga nyinshi zama rukoro ya etanol, ubusanzwe ya rukoro yivanga byose n'amavuta cyangwa ibinure kuruta uko yivanga n'amazi. Niyo mpamvu mbere na mbere hita ijya mu bwonko, kuko mu mubiri w'umuntu nicyo gice kigizwe n'ibinure byinshi. Ni nayo mpamvu ingaruka nyinshi zo kunywa inzoga nyinshi zigaragara mu mikorere y'ubwonko. Nyuma yo gusanga nyinshi muri izi nzoga abaturage banywaga zitujuje ubuziranenge, harimo gukoresha nabi ya rukoro, ibi byose byakuye ku isoko ndetse biramenwa. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Bikeri, avuga ko inyinshi mu nganda zafunzwe zari zihuriye ku gukoresha nabi iki kinyabutabire cya etanol. Ikintu cyagaragaye rero nuko iyi etanol yagiye igaragara ibitswe ahantu hatari mu hantu hatabugenewe. Ntabwo bafite icyo bita ngo temperature calibration. Niba nk'ubu muri iki gihe cy'ubushyuhe ube washyizemo esi kugira ngo ya temperature cyangwa nyabutabire kigumeho. Aho twagiye tugasuzuma ubundi nka kiriya kigega bashyiramo bavangiramo kigomba kuba gifite navuga graduation yo kuvuga ngo hano yigeje hano ni kuri litiro 20, 25, 30. Ibyo bintu nta biriho. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu myaka 5 ishize ibibazo byo mu mutwe biterwa n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge byiyongereye, biva kuri 1.6% bigera kuri 2.4%. Umuganga mu kwita ku buzima bwo mu mutwe mu bitaro byigisha byo ku rwego rwa 2 bya Kibogora, Uwamahoro Jacqueline, avuga ko ari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko umuntu yamaze kubatwa n'inzoga, bityo ko haba hakenewe uruhare runini rw'umuryango kugira ngo yitabweho, harimo no kumujyana kwa muganga kuko ari indwara ivurwa igakira. Ni ukuvuga ngo inzoga zitujuje ubuziranenge zabonekaga ahantu hose ku giciro kandi gitoya. Ni ukuvuga ngo rero niba biboneka ku giciro gitoya, biroroshye ko umubare w'ababikoresha uba mwinshi. Umuntu yatangiye kuba imbata y'ibiyobyabwenge n'inzoga, kuzireka biramugora. Hanyuma ikindi kigaragara ni ukunanirwa kuzuza inshingano wari usanzwe wuzuza. Hanyuma ikindi kijya kibigaragaza ni ku buzima bwo mu mutwe. Icya mbere ni uko uyu muntu umuryango ugomba kumwitaho nk'umuhakato, bamufashe kuba yagezwa kwa muganga. Nubwo ari serivisi n'ubuvuzi zitangwa ko afite ibibazo bifitanye isano n'inzoga n'ibiyobyabwenge, inzobere zigaragaza ko hakiri icyuho mu bazigana. Zivuga ko bagera kuri 5% gusa aribo babasha gushaka ubwo buvuzi. Zishimangira ko umuntu ukeka ko ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge bimaze kumubera ububata akwiye gushaka ubufasha bw'inzobere hakiri kare, kandi ko uruhare rw'umuryango hari ingenzi no kumufasha gusubira mu buzima busanzwe. Isakari Niyigena, Radio Rwanda.
twerekeje amaso mu bitekerezo by'abatwandikiye. Yitwa Habimana Emmanuel ari kutwumvira Gatsibo ati turashima nyakubahwa Perezida Paul Kagame uri guca inzoga zitemewe. Gafotozi Desire ati nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze abakora inzoga z'ibyuma zangiza ubuzima bw'abanyarwanda bakwiye kubiryozwa. Ati kandi natwe turasabwa gukomeza gutanga amakuru aho zikigaragaraho